ntabwo aricyo bivuze. Buriya abasirikare bari pro cyangwa se abasirikare b'abanyamwuga ntabwo bakunda gutangaza imirambo yabo bishe. M23 nawe ntabwo ntutekereze ko ari igisirikare cyoroshye. Ni igisirikare kihagazeho cyane ku rwego rwo hejuru, kiri professional. Bafite igisirikare cyitoje intambara itangira. Batangiranye abasirikare 2500. Barimo special force, snipers, bamwe bita snipers bitoreje mu Burusiya. Indege yabazanye ntabwo yigeze ikandagira mu gihugu baturutsemo. Bahise bakomeza bajya mu Burusiya. Direct batamanukira bajya ku rugamba. Urabyumva? Twongeye kubaha ikaze nshuti duhurira kuri The Point Africa, umuyoboro tugana amakuru abagezweho hirya no hino ku isi duhereye hafi yacu. Ndi Rukundo Xavier. Alfredi Ntakirutimana, umeze neza? Meze neza cyane, nubwo burya abantu ko duteye tumeze nk'ubwatsi. Tumeze nk'ubwatsi kuko ntabwo duhoraho nyine, umunsi tuba turiho ejo tukaba tudahari. Petero wa mbere igice cya mbere n'umurongo ndumva ari wa 24 niba ngibuka neza, hari ijambo rigira riti kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi. Urabyumva? Kuvuga ngo ubwiza bwabo bwose cyangwa se nyine ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo. Uyu munsi none baba bahari, ejo badahari, bapfuye batari bazima. Urumva? Akora ijambo rigasoza rivuga ngo ijambo ry'Imana ryo rizahoraho. Twe rero twe turi uburabyo, tumeze nk'ubwatsi, dupfa mu gitondo, dupfa nimugoroba. Nuko abantu benshi rero iyo ubonye umunsi wije cyangwa se umunsi wiri uri muzima, ugomba gushima Imana kuko hari benshi cyane baba bamaze kuva ku isi. Nakubwiye ko abantu bambaye umubiri tumeze nk'uburabyo, tumeze nk'ubwatsi. Nuko hanyuma abantu badukurikiye babonye amakuru ko muri iyi weekend havugwaga ibifaru cyangwa se amatanks y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC ziri mu butumwa muri Congo, aho havuzwe ibifaru ariko ko byafashwe ko ntivugaho rumwe. Bamwe bati ni Congo yabitaye ya SADC, abandi ati M23 Rwanda bifata, abandi ati byarapfuye, abandi ati ni 5, abandi 2. Havuzwe n'amakuru y'urugamba ko rukomeje gukomera cyane, ariko nanone bigahuzwa n'amatora muri Afurika y'Epfo. Ndagira ngo unyemere ibyo tuganiraho kuri iyi nshuro, ariko duhereye mu by'ukuri ku byabaye ku rugamba, kugira ngo duhera hahise tuza aho tugeze ubu ngubu. Duhereye kwa biriya bifaro, bakurikiye amakuru yabyo, nubwo hari ukuntu n'ubundi utapfa kuverifya neza ijana, ariko kugeza ubu ni cyane wabimenyaho. Kugeza amagingo aya hariya muri Congo haba hari amakuru menshi, harimo infox cyangwa se amakuru atari ay'ukuri, ayo biti bihuha, hakaba n'amakuru aba ari y'ukuri. Ariko cyane cyane twe nk'abasesenguzi cyangwa se nk'ababareberera ibintu hafi, ntabwo dupfa gufata gusa ibyavuzwe n'uruhande rumwe cyangwa se urundi ngo twumve ko ari bwo kuri. Ubushize hacicikanye amakuru agaragaza ko M23 yafashe ibifaru 5 bya SADC ndetse yanabirasheho n'ibiki, nagaragaza amafoto. Birumvikana n'urwo n'uruhande rumwe. Uyu munsi hasohotse irindi tangazo rya SADC rigaragaza ko ibifaru 5 bivugwa, ahubwo ko ari igifaru 2, yego harimo kimwe cyari gishaje cyapfuye basize ku nzira kuko cyari cyabananiye bitanye na problème mécanique. Ndetse bya 5 bavugaga, avuga ko ngo byapfiriye mu nzira, babirasheho nibyo koko, ariko barabyevakiwa cyangwa se babikura kuri tera aho byarasiwe, babijyana barabihungisha. Ndetse SADC kavuga ko ibi bifaru kugeza ubu ngubu biri gukorerwa maintenance cyangwa se biri gukanikwa, bari kubikorera, babijyanye mu garage. Mu minsi mike birwongera kandi kugaruka kuri tere gukoreshwa cyangwa se kugira kandi kurashishwa. Aya rero ni amakuru amwe. M23 nayo wabonye ko yagaragaje igifaru kimwe iri kukigendamo, nubwo nabonye icyo gifaru gisa naho cyakoze kimaze igihe kinini gikoreshwa, atari gishyashya nk'ibyo nabonye bagaragaza bari barashe. Birumvikana ibi bifaru byose uko nguko cyangwa se amakuru yose agenda acicikana. Uruhande rumwe ruvuga ko rufite ibyo bifaru 5 cyakora rwagaragaje kimwe, urundi ruhande ruvuga ko rwatakaje ibifaru 5 ruvuga ko ahubwo rwabigaruje, ndetse ibyo bifaru 5 kugeza ubu ngubu biri mu igaraje. Mu minsi mike biri bwongere kandi kugarurwa kuri teri.
icyo rero navuga ngo ugendeye kuri ayo makuru yose bari guhibisa cyangwa se acicikana ni kimwe mu bintu bigaragaza ko hariya muri Kongo nyine ibihari cyangwa se intambara ihari nta blague cyangwa se nta rwenya rurimo ugendeye kuri ibyo bintu bijyanye n'ibifaru kuba bivuze ngo intambara iba yabaye tuvuge nk'ari Kanyabayonga M23 ivuga yafashe kugeza ubu ngubu hari ingabo za FARDC ubu turi kuvugana hari ingabo za FARDC zihari ukibaza se ko bahafashe hakaba ari ingabo za FARDC ziri kuhakora iki kandi nazo zatangije ko zahavuye mu buryo buri strategique urabyumva nazo zikavuga ko zahavuye mu buryo buri strategique bisobanuye ngo aho ngaho nawe batangira kuduteske abantu bavuga ko bafasha ahantu abandi bakavuga ko twahabahaye mu buryo buri strategique kugira ngo cyangwa bagiye nko kwikusanya kugira baze kubaterera rimwe n'uyu mwanya ubu turi kuvugana hari ingabo za FARDC ziri kuhacaracara mu buhe buryo icyo gihe rero amakuru aba ari kuri tele rimwe na rimwe abagomba kuza muri ubwo buryo icy'ingenzi gusa nuko abantu ikintu baba bagomba kumvamo nuko intambara iri kubera hari mu burasirazuba bwa Kongo ndetse na Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru ari kimwe mu bintu bisa naho bihangayikishije kandi bihangayikishije ibihugu duturanye sibyo binahangayikishije n'abanyekongo ubwabo kurumva ni intambara ituma abanyekongo bahunga ni intambara ituma abanyekongo bamwe na bamwe bava mu byabo ni intambara ituma rimwe na rimwe abaturage bahapfira urabyumva ubwo rero urumva ko bitoroshye hanyuma kuri Afurika y'Epfo dukomojeho umusirikare wayo yarapfuye ahagana ku wa 4 aba uwa 4 umaze gupfa mu gihe bamaze ko baje mu kwezi kwa 12 birahura n'amatora ariko muri Afurika y'Epfo biragenda gute ko mu matora naho hashaka kuva ibintu bituma ku rugamba bihinduka nibyo Afurika y'Epfo ubundi abantu babyumve ni ANC ni ishyaka rimwe riyoboye mbega ahandi nyine akaba yashamikiyeho cyane cyangwa se niyo moteri y'igihugu noneho ahangaha iyo ANC nyine itanga president cyangwa se ushobora kuyobora igihugu abantu babyumve neza hari amafosa aramutse atsinzwe ubwo ANC nyine yaba yatsinzwe abantu babyumve neza ANC yaba yatsinzwe ANC iramutse itsinzwe hakagira undi uyobora turi Ramaphosa cyangwa se ANC ubutumwa bwa Sami DRC bwazamwa gatotsi impamvu ni ukuvuga ngo kuva South Africa yagira uburyo yigobotora ubutegetsi bwa buruhu rwera ikagira ku gihe cyo kuba wenda n'urugero yakoresha aburuhu rwirabura ariho Nelson Mandela yahise afatira ubutegetsi hafi muri 1994 akavaho muri 1996 urabyumva nuvuga ngo uyu mugabo cyangwa se uyu Ramaphosa uyu Nelson Mandela asa n'umuntu watanze uburyo igihugu kigomba kuyoborwamo kiyoborwa n'ishyaka rimwe kandi iryo shyaka rimwe akaba ari ryo rikomeza muri uwo mujyo wo gutanga ushobora kuba president aha rero navuga ngo haramutse habonetse impinduka ntoya bikaba ngombwa ko noneho South Africa igenda mu bindi biganza ahangaha navuga ngo habarimo amaboko y'abazungu cyangwa se y'abanyamerika kuko abanyamerika urabona ko bamaze kubona ko South Africa neza yamaze kuba cyangwa se yamaze kwiyunga cyane n'abarusiya ndetse n'abashinwa ku ruhande rumwe kuri iyo block ya BRICS isa nayo iri kugenda izamuka kandi itangiye kugira n'imbaraga noneho navuga ngo baba bakoze ikintu cya kuta change cyangwa se guhindura ku buryo ishyaka rindi rishobora kuza rikaba ryo riyobora South Africa kandi iryo shyaka rishobora kuza noneho kuko ryaba ryahawe uburenga cyangwa se ryahawe ububasha n'abanyamerika cyangwa se nabo abazungu cyangwa se abanyaburayi n'abanyamerika bigahita bihindura imitegekere ya South Africa bahinduye imitegekere ya South Africa bivuze ngo byahita binahindura uburyo ubutumwa bwa Sami DRC bwakorwagamo kuko niba n'urugero Julius Malema avuga ko wa AFF avuga ko abasirikare boherejwe muri South Africa ari abantu badafite imbaraga ari abantu badafite ibikoresho ari abantu batari trend cyangwa se batitoje byanyabyo nubwo iki kintu nge ntacyemera neza kuko bishobora kuba n'imvugo za politike zigamije gupfobya president uri ku butegetsi cyangwa se nk'uwo bahanganiye ubutegetsi bivuze ko aramutse atowe nk'uyu nguyu akaba ari uba president muri South Africa
byaba bihindura ko uwo muntu imyumvire n'uburyo yakoragamo ibintu bishobora guhita byafekita cyane cyane ubutumwa bwa SAMIDRC aribwo burimo SADC na South Africa niyo ifitemo abasirikare umubare munini. Bivuze ngo byahita bigira changement, cyahita bigira impinduka nini bitanga, kuko icyo gihe South Africa yaba yahindutse mu buryo bujyanye n'imiyoborere. Hanyuma hari itangazo M23 yashyize hanze ivuga ku biri kuba ndetse n'ibyitekerezo gishobora gukora, naryo ndakeka rikurikiranye uratunyuriramo ndetse n'icyo rihatse. Itangazo wenda icyo rihatse cyangwa se icyo rivuga ko M23 yamagana cyane cyane ubufasha MONUSCO cyangwa se ingabo z'ubumwe za leta zunze ubumwe za umuryango w'abibumbye MONUSCO mu butumwa barimo hara muri Congo, ubufasha bari guhereza FARDC nabo bafatanyije bose. Ubufasha bavuga ko ahangaha hakoreshwa nko mu buryo bahategurira ibitero, noneho cya kabiri n'amadrone yabo akaba ari abakora ubutasi cyangwa se kugenzura inzira zose bari buze gucishamo ubufasha bwose kugira ngo bugere ku basirikare. Muri ubu bufasha harimo kohereza intwaro ndetse no kuba bategura aho indege ziri buze kuza kunyura zijya gutera. Ibi byose rero babigaragaza, ni navuga ngo nako bahita banagaragaza ko noneho mu barasa cyangwa se bakunda ibitero biri kugabwa biturutse muri iyo ntuza biri kugwa cyane cyane mu baturage. Icyambere cyo wamenya kuri iri tangazo navuga, ubwo itangazo ngo ninyuzemo muri make, yego icyo navuga nuko akenshi n'uzumva M23 iri kuvuga ngo bari kurasa mu baturage, uzamenye ko yashegeshwe cyane cyane ku rugamba, kuko bihurira hehe aho bihurira. M23 muri no ahantu hose yagiye yo kapayinga cyangwa se ahantu hose yagiye ifata yahagaruye amahoro, maze kuhagarura amahoro iri kumwe n'abaturage aho hantu. Noneho byumvikana ko niba arahagaruye amahoro kandi kabema mu baturage, icyo gihe nibarasa igisasu urumva kirakubita no mu baturage naho M23 biri. Aha rero nicyo bivuze ngo icyo gihe aho hantu M23 yafashe hashegeshwe ku rwego rwo hejuru. Noneho ikindi kwataka izi ngabo za MONUSCO cyangwa se kusa naho ugaragaza ko kubashyiraho icyaha no kubagira birumvikana. Muribuka umunsi hagaragara amashusho ya M23 itambuka ku birindiro bya MONUSCO igatambuka ikagenda, icyo gihe na FARDC yaravuze ati ibintu mukora ntabwo ari byo, ni gute mureka umwanzi agatambuka agiye kugira ngo afate agace runaka. Aho ngaho rwose ntacyo mutwaye, urabyumva. Icyo gihe ujya kumva M23 icyo gihe iri kudesha bumvaga nta kibazo bitwaye. Noneho bigezaho M23 nani FARDC nayo ikoresheje the same uburyo bumwe nkuko nabo bakoresheje bahatambuka cyangwa se bo bakanashinga ibirindiro, birumvikana ko uko byahida kose M23 igomba kugira gute kugaragaza ko harimo ikibazo. Reka noneho tugaruke, ese gukoresha ngo abaturage bivuze iki kuri M23? Cyambere M23 ivuga ko irwanira guhereza abaturage umutekano. Noneho umutekano w'abaturage uri kuhungabanywa na leta cyangwa se na FARDC iri kuharasa ibyo bitwaro biremereye. Noneho ikindi nibivuze ngo bari korasa mu baturage cyangwa se bari kwica inzira karengane z'abaturage, icyo gihe uri umeze nk'umuntu uri kugumura rubanda mu bandi baturage. Aba ari ubundi butumwa uri gutanga ku baturage basanzwe batari mu ntama cyangwa se atari abasirikare atari n'abandi babaturage basanzwe mu bindi bice bitaragerwamo na M23 cyangwa se bitarafatwa na M23. Icyo gihe uri kohereza ubutumwa babwira uti noneho namwe urabyumva nimwe tuje kubohora kugira ngo tubakize abari kubica. Urumva babivuga muri Goma, babivuga mu bice byose M23 itarageramo cyangwa se itaramara gufata. Yo ukoresheje ubutumwa rero ngo bari kurasa ku baturage, icyambere sympathy, kugarura amarangamutima, sibyo? Amarangamutima, kwigarurira abaturage, kugarurira uburyo abaturage bagutekereza, kwigarurira igikundiro muri rubanda. Noneho icya kabiri, noneho no kwereka amahanga kuyumvisha ko icyo gihe iyo kuko urabizi neza mu ntambara y'umuturage arashweho, urabyumva, amahanga nyine arahaguruka kuko icyo gihe aba ari ibyaha by'intambara biri gukorwa. Biba bitandukanye no kuba kuko iyo wishe umusirikare ku musirikare just aba ari intambara, ariko nayo iyo urashe ku muturage icyo gihe ukoze ibyaha by'intambara. Navuga rero mu yandi magambo aba ariho gushyira ikese ku basirikare ba M23 ndetse no plutôt ba FARDC ndetse no kuri MONUSCO. Nk'iyo ngiyo ni nk'igitutu mu yandi magambo, ni ukubashyiraho igitutu
kugira ngo babashe kumva ko cyangwa se kugira ngo intambara ibone uburyo irwanwa hagati ya M23 na FARDC, MONUSCO itarimo hagati. Hari ukuntu abantu bibaza bati wenda abantu bararwana, twabonye MONUSCO isohora amatangazo ivuga ukuntu izakurikiza amategeko y'intambara, uburenganzira bwa muntu, SADC. Ariko uyu munsi nabonye Kirumwami guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru akaba ayobora mu buryo bwa gisirikare nyine ko n'umwe minisitiri ko bimeze, avuga ati wazarendo rwose ati ntabwo bahiriza uburenganzira bwa muntu. Iyo ntambara irimo abantu babiri bashaka gutsindira imitima y'amahanga no kwerekana ko nta makosa bafite, n'abandi babikuru ko babyumva beza kugenda gute ku rugamba bari kurwanya umuntu umwe. Uribuka ubundi dukorana ikiganiro nakubwiye ko SADC itandukanye na Wazalendo, ari kurwana ahantu hamwe bari umuntu umwe. Nuburetse gato SADC itandukanye na Wazalendo na FDLR mu bijyanye na tactics ndetse no mu bijyanye n'ubushobozi no kuba n'igisirikare cy'ikinyamwuga. Noneho SADC mu yandi magambo ibigaragaza neza ko ahangaha iri tangazo nicyo riba rivuze, riba rigaragaza ko twebwe abo ba Wazalendo, abo ba FDLR, abo ngabo bose muvuga twe dutandukanye nabo. Mu yandi magambo no kuvuga ngo niba SADC yubuye ibitero bizajya bibarwa ko ari SADC yakoze ibyo bitero, sibyo? Noneho ni hanapfa n'abasirikare ba SADC banagira bona ubutwari bwo kutangaza abasirikare bapfuye, bavuga ati hapfuye abasirikare banaba n'umwe wapfuye 22 wenda barakomereka, ibyo bikagera mu tandawo cyangwa se ku karubanda. Icyo gihe ni kuvuga ngo iyo bikozwe muri ubwo buryo ni uburyo bwa professionalism nyine n'ikinyamwuga, niko intambara z'ikinyamwuga zikunda kurwana. Noneho yo igaragaza ko ishaka kurwana intambara ya kinyamwuga, intambara igezweho, modern war. Bitandukanye na Wazalendo, urumva, bitandukanye na FDLR n'indi mitwe yose bifatanya muri ubwo buryo bw'imirwanire. Rero ahangaha navuga ngo FARDC plutôt SADC iyo ibitanze n'icyo nakwita nk'umwitangirizwa cyangwa se icyo nakwita nk'abagabo. Murebe tujye gukubura ibitero, tuzakurikiza amabwiriza ya naya agenga intambara. Abari mu buryo bwo kwigaragaza, mu buryo bwo kwigaragaza ko nk'abantu nubwo bwose mwumva za Wazalendo zihari, izo zose zihari, ariko twebwe dutandukanye na Wazalendo. Yego. Hanyuma hari amakuru avuga ko General Baudouin yagiye ku rugamba we, kubona umujenerali agiye ku rugamba hari igihe wenda bagiye guhindura amayeri cyangwa kuba baje ntabwo harwana, hari igihe se bagiye kuramforosa, hari n'igihe byacitse agiye kwirwanira. Mbere ko njya kuri icyo kibazo ruvuze, reka nsubire kuri kanari ntanze igitekerezo. Nani mvuzeho mu kanya, urabona kuba M23 ikunze kuvuga ngo SADC, urabyumva? Wazalendo, FDLR bose bakababumbira mu gatebo kamwe. Mu yandi magambo abari nko gucisha amazi, nko gucisha amazi SADC nk'igisirikare kiyubashye, urabyumva? Kugira ngo cyumvikane nk'igisirikare giciritse kuba kiri gukorana n'abajenosideri, kiri gukorana na Wazalendo na Mai n'abaki bose bari aho ngaho baciriritse muri ubwo buryo, cyangwa se abantu batatojwe igisirikare bakaba bari gukorana igisirikare cy'inyamuka kiri gukorana n'abasirikare batigeze bitoza igisirikare nka Wazalendo n'abandi. Icyo gihe bakoresheje zira terimi cyangwa se buri buryo bwo kuvuga ngo FARDC, SADC, FDLR, Uburundi n'ibiki byose, buriya buryo bari ubwo buryo bwo kubabumbira mu gatebo kamwe, urabyumva, kugira ngo bagaragare nk'abaciriritse bitewe n'ibikorwa bya Wazalendo, bitewe n'ibikorwa bya FDLR, urabyumva? Mu yandi magambo ni nko kubagaragaza nyine nk'abantu bakorana n'abafite ikizira ku maboko yabo cyangwa se ikizira kuri bo. Icyo gihe nanije kugasobanuraho kugira ngo mpite ntaruka kuri icyo kibazo waruvuze. Warubajije ati uyu Baudouin kujya ku rugamba. Baudouin kujya ku rugamba ni strategie nshyashya nakwita, cyane cyane bitewe nuko ukurikije imiterere ya Baudouin, ukurikije n'imirwanire cyangwa se ukurikije n'ubuhanga afite mu bijyanye n'iby'igisirikare n'igihe kimazemo, kuko icyambere uyu Baudouin urabyibuka neza ntabwo ari mushya muri M23. Yaba M23 y'ubushize na M23 y'ubu ngubu ntabwo ari umusirikare mushya. Ikindi cya gatatu ni umwe mu basirikare bigaragara ko amaze igihe cyane cyane mu bintu bijyanye n'imirwano arayisobanukiwe. Aha rero navuga ngo iyo bajyanye undi musirikare mushya ku rugamba, hari undi uba watsinzwe akavanga ku rugamba. Bivuze iki? Bivuze ngo niba ari ugiye kuyobora urugamba nka Baudouin nka generali, uko byasa kose hari undi mujenerali wenda warashwe cyangwa se umukoloneli warashwe ku buryo urugamba rusa naho rwahebonetsemo impinduka. Ikindi nubwo ntiwabonye Marshal muri Chad,
muri Chad perezida Itno ajya ku rugamba ntibamurasiyeyo. Akenshi rero iyo umuntu mukuru nk'uwo nguwo agiye ku rugamba, iyo umurwanyi cyangwa se uwo bahanganye niwe muntu aba ashaka, kuko urumva nk'aya makuru kuba twe tuyazi, uwo bahanganye aba yazi imbere yacu, kuko ubutasi bwabo buba bukora uko byagenda kose. Bivuze iki? Bivuze ngo iyo bigenze gutyo rero niyo muntu waba umutwe niwe bashaka kurusha iyo abandi bose. Nkwibutsa ko iyo general apfuye cyangwa colonel cyangwa se ukomeye muri bo cyangwa se ukomeye mu gisirikare runaka, haba hapfuye nka batayo nk'eshatu nibura zigenda zimurekeje, kuko ubundi bavuga ko imfizi ngukira ntabwo iburi iyo isasira, cyangwa se ntabwo bijya bipfa koroha ko umuntu umwe apfa gutyo, urabyumva, ari ukomeye abura abana bato b'abasirikare bato bagenda bamuherekeje. Nuko bigenda. Navuga rero ngo kuba agiye ku rugamba hari ubutumwa bigiye gutanga kubo bahanganye. Ikindi hari n'icyo bisobanuye kuvuga kuri strategy y'imirwanire. Nkwibutsa ko strategy y'imirwanire M23 ikoresha narayisobanuye, ikoresha uburyo bubiri: modern war, uburyo bwo kurasa bahanganye n'umwanzi, n'uburyo bwo gukoresha ibitero shuma. Ibitero shuma nibwo twavuze classic cyangwa se intambara za kera kwa kundi zarwanwaga, hari n'ahandi zigeze zikoreshwa muri East Africa kandi zitanga resulta. Tugana ku musozo, twari tubonye icyumweru gisa nkaho kirimo ibitero bishya cyangwa se kwiyangaja kw'ingabo za SADC ziyongera nyine kuri FDLR, kuri Wazalendo, ku z'u Burundi, ku bacanshuro. Icyumweru kirashize basa nk'abarwana. Ugiye ku by'ubutaka nta kintu byahinduye, ntabwo basubije mu 23 nyuma habe mugani n'agace ka santimetero. Ugiye kureba n'ibindi baba ngo kuba bafashe ibitwaro ageze gute, nta byabaye, uretse ko wenda ku rugamba hatabura nyine abatakaza ubuzima n'abantu b'abaturage n'iki byose, ariko kuba ko nta kintu M23 yigeze ihungabanywaho. No kuva ko ingabo za Afrika y'Epfo cyangwa se za SADC zoroshye ko zimara icyumweru nta kantu kamwe zikoze, ntabwo ari cyo bivuze. Buriya abasirikare bari pro cyangwa se abasirikare b'abanyamwuga ntabwo bakunda gutangaza imirambo yabo bishe. Imirambo se bashaka gusubiza M23 inyuma. Ndi kubikubwira. Ikindi ntabwo bavuga ntabwo bigeze basubiza M23 inyuma. M23 nayo ntabwo ntutekereze ko ari igisirikare cyoroshye. Ni igisirikare kihagazeho cyane ku rwego rwo hejuru, kiri professional. Bafite igisirikare kiri cyitoje, urabyumva. Ejo bundi hasinzi hano bivugiye nimba ari hano simbizi, intambara itangira batangiranye abasirikare 2500 barimo special force, snipers, bamwe bita snipers bitoreje mu Burusiya. Indege yabazanye ntabwo yigeze ikandagira mu gihugu baturutsemo, bahise bakomeza bajya mu Burusiya direct, batamanukira bajya ku rugamba. Urabyumva? Bamanukiye mu ndege irikomereza. Nuvuga ngo indege yabazanye ntigeze ica mu gihugu baturutsemo, bahise bakomeza bajya hehe? Ku rugamba. Bajya ku rugamba. Igwa heze grand frère. Oya, ni abantu tudukeneye kumenya amakuru tayatarutse. Indege yabazanye ntibajyana mu gihugu bakuyemo, ndacyo gihugu. Yego, yahise bakomezanya ibajyana ku rugamba. Baciye aho baciye, uko baciye kose wakwibaza se undi M23 yageze gute muri DRC. Nyine baciye. Iyo ni tekinike y'abagisirikare ntari buze kuvuga ngana cyane ko ntazizi zose. Noneho bageze hariya, abo ngabo niyo batumye batangira gufata Bunagana, kuzamura n'ibindi bice byose wabonye. Rero ni igisirikare cy'ikinyamwuga cyitoje. Ujye ureba, wajye wabonye ishyamba zigendana antibare proof. Bulletproof. Wari wabona igisirikare kigendana helmet zimeze kuriya cy'ikinyeshyamba. Bivuga ngo ni igisirikare cy'ikinyamwuga gifite icyo nakwita aho bagurira ibikoresho bikomeye, aho bakorera ibintu byabo ku buryo banitoza ku rwego rwo hejuru. Navuga rero kuko iyo bakoze amarekrutoma batoza abana, kandi abo bana babatoreza ahantu hari safe ku buryo biga igisirikare mu buryo butomoye. Navuga ngo M23 irakomeye, niyo mpamvu gutsinsurwa ku rugamba bitajya bipfa koroha. Kadusoje dushobora twabanye